bamwe abahingi b'amajyani borekera mu ijurano rw'amajyani okweyongera ubwo yo kubanza yizwire yagenda ya kabiri nkwebe neiza yika masonga baje kwata bajangunga hegeze kuyayaga estate zabo ngumbwe nchakare saisatu nababa tushikire tureberere amajyani gitu mwene gisabwa turira tukumire basesa turya kureberera amajyani negisasa isatu zahikani yazabirita abanoki boku kweza kwa period ya 2 weeks they want to be paid na ushangutazi because rutazibiki anyway nabagira ngo no bari mu kuferwa go bashoromere beito kuferwa kuri yo nukuzana mu majyana agaciro mu musiri kutugambiraho na factory y'amajyane y'igarati ero kutwara amajyana g'abahingi abo borekerekezo ubu okukirugira hari government yagabira abantu insuguza amajyane mingi gakarenga factory zago nugariya ko gaririho gona no ministeri garengire mwe no buremezo gushaka kubasa kubuyaho no kugira ngo company ye yatushire fertilizer kuko abantu kuyambagana kuyamba company yitigara ati igora kubaza ti factory tukongera urubengo rwa kashatu line ya kashatu kikabasha kwerwa abahingi kura ngo majyane gabo gona gagurwa abamwe binera inemwe abandi binera ibiri zona zishije zona mwene chikumanya somo twatungana za factory zindi nkengwe n'ingibiri amajyane kugaro okurga muje nagama bababiri nakarimi taga amaringwa so nikirebuka turone tukora rosi ahabwembera hatinoga nchakarerera hatinoga nchakarerera so mutuyambe kugakuraraho gasaruka ataho bajangwa umuntu wenyuma baramucuzo bworo ninga no kubona bona ubwo hate cyange cya Bushenyi mpango harimo factory z'amajyana umushanju iziri mu igarati cyamuhunga tea company global tea company highland tea factory tea mario mu rubuhwejo na igarati factory eri kushangwa mu rubuhwejo gasha kwa Ben Muhozi.